Simoni, kubera iki Simoni atihannye mbere? Ntabwo yihannye mbere, yari abizi ko ari Yesu, yari amaze no kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko Simoni ntabwo yihanishijwe nuko bavuze ubutumwa bwiza, ahubwo Simoni yihanishijwe n'igitangaza Yesu akoze. Hari igitangaza Imana igiye ko gitera abantu kwihana, bavuga ngo Imana yawe turayemeye, Imana yawe irakora. Simoni ntabwo yemejwe n'ubutumwa, Simoni yemejwe n'igitangaza Imana ikoze. Ngo abonye ibibaye ati ndi umunyabyaha, ndi umunyabyaha. Yemejwe n'iki? Ko ari umunyabyaha. Abonye ibitangaza Imana ikoze kandi atabunaga inzira zabyo. Ndababwiza ukuri, hari ibintu Imana igiye kugukorera ari wowe ubwawe wihane mu mutima. Uko aravuze ngo ntibizakunda, ngo ntibizemera, ngo byanyura hehe, byaca mu zihe nzira. Ugiye kubibona, uzihana ubwira Imana ngo mbabarira Mana, mbabara kugushidikanyaho, mbabara kutizera. N'abandi babibonye bazihana bavuga ngo tubonye Imana ya runaka. Hari ibintu abantu baba barashyizeho akadomo, ntibizarenga aha, ntibizava aha ngaha. Ntabwo, reka mbabwize ukuri, Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe, ari wowe wihane kubera ko wari waramaze gucogora. N'ababibonye bavuga ngo tubonye Imana ya runaka, bibatere kwihana. Ndashaka kubabwira ikintu Imana yambwiye ngo nze mbatangarize ngo igiye kubahuza n'ibyo mwarabuze. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka twongere dushimire Imana ku mwanya mwiza iduhaye kugira ngo dukomeze kandi tubane muri kwa kwezi kwa karindwi. Reka mbabwire ngo ndashimira Imana kandi reka tuyishimire niyo gushimirwa. Yenda ntabwo ari komanteri zose nsoma, ariko njya nyuzamo amaso nkareba. Nabonye kandi abantu bongeye kwandika, nabonye harimo umuntu w'i Burundi bongeye kwandika bambwira ko muri kuno kwezi nako kwa karindwi babonyemo ibitangaza by'Imana. Narababwiye ngo binezeza umutima wanjye bikanshimisha. Buri muntu wese wandika message aruvuga yuko yaruhuwe n'iri jambo, arutanga icyifuzo. Mu by'ukuri narababwiye ngo dufatanyiriza hamwe tugasenga. Gusenga ni ukwacu, gukora ni ukw'Imana. Rero turashimira Imana ko n'uyu munsi iwuduhaye kugira ngo kandi tuganire icyo Imana yadushyize ku mutima. Ndabashimira mwese mubana nanjye, ndabashimira mwebwe mwese mufata ubutumwa natambukije mukabusangiza abandi. Ndashimira mwebwe mwese mujya muri komanteri mukandikamo message mutubwira turagusengera, courage. Biduha imbaraga zo gutuma dukomeza gusenga kugira ngo Imana ikomeze kutubwira cyangwa ikomeze kudushyigikira, ikomeze kudufasha gutanga ibiruhura imitima y'abantu. N'uyu mwanya reka dusenge tuganire icyo Imana yashyize ku mutima. Imana ibaho umugisha. Turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Imbaraga zawe zirabikoze, uduhaye ubuzima. Imbaraga zawe ziraturinze mu bicuku by'ijoro byatambutse. Abenshi bageze ahacecekerwa, ntacyo dufite gikomeye kuruta ubuzima waduhaye. Uhimbarizwe ko wabikoze, uhimbarize ko warwanya intambara tutamenye kugira ngo tube turiho. Uyu munsi uturemeye, hari ibyo wawuremyemo, hari ibyiza wawuremyemo, hari ibyo wateganyije muri uyu munsi. Bimwe turabyakira uyu munsi, bindi tuzabyakira ejo. Icyo mpamya nashidikanya ni uko uyu mwaka uzarangira hari ibintu bidasanzwe waremye ku buzima bwacu. Himbazwa, ashyirwa hejuru, nshobora ko nta shoboza, maze imbaraga zawe zibane nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 5. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 5 umurongo wa mbere. Aravuga ngo Yesu ahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakeshe ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, va hano databuja, kuko ndi umunyabyaha. Amen. Hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana yashyize ku mutima. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo igiye kuguhuza n'ibyo wari warabuze. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ije kuguhuza n'ibyo wari warabuze.
jambo ry'ubuhanuzi Imana yashyize ku mutima, ije kuguhuza n'ibyo wari warabuze, cyangwa se ije kuguhuza n'icyo wari warabuze. Hari ibintu umaze iminsi ushaka mu buzima bwawe. Beneda, muri buno buzima umuntu wese arashakisha. Bamwe baba baraye amajoro, bamwe baba babyutse igicuku, nta kindi baba bagiye gukora, baba bagiye gushakisha imibereho. Hari umugabo, ni pare wanjye, ni inshuti yanjye, aba muri Amerika. Ejo bundi twaraganiraga, arambwira ati jyo hano haba amafaranga, ariko ushobora kumara icyumweru utarahurira n'umudamu wawe mu rugo, umwe anyura ahangaha undi anyura ahangaha, umuntu akava mu kazi kamwe akajya mu kandi kazi. Yambwiraga gutyo kubera ko twari tumaze iminsi tutavugana kuri telefone. Arambwira ati rega hano hari igihe ushaka umwanya wo kuvugisha umuntu ukawubura. Mbivugiye ko ibyo byose babikora bari gushakisha. Tugaruka inaha iwacu mu Rwanda, abantu bajya babyuka igicuku akajya Nyabugogo kugira ngo arebe yuko yarangura ibiza kumuviramo icy'umumaro. Akabyuka saa 10, akabyuka saa 9, ubwo abandi baryamye akabyuka ajya gushakisha. Niba hari ikintu kibabaza ni ukubyuka ugiye gushakisha, ni ukurara ushakisha, ariko ugataha ntacyo utahanye, ugataha ntacyo ufite kandi wagiye gushakisha. Ariko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kubahuza n'ibyo mwari mwarabuze. Hari uko umuntu agakubita hirya no hino bikanga neza, agacuruza ibi bikanga, agacuruza ibi bikanga, akagera ibintu byose akagerageza bikanga. Ariko ngo ufitiye message, bwaba ari ubwa mbere uyumvishe, bwaba ari ubwa kabiri uyumvishe, nagutumweho ngo ngubwire ngo Imana igiye kuguhuza n'ibyo wari warabuze. Reka mbabwire ngo ibintu bimwe na bimwe bijya biba expired, ariko hari ikintu kitajya kiba expired. Hari ikintu kidatakaza agaciro, hari ikintu kidatakaza umwimerere. Ni ijambo ry'Imana ubwaryo rihora rifite imbaraga. Reba imyaka rimaze rivugwa, reba imyaka rimaze, ariko n'uyu munsi riracyafite ubuzima, riracyatanga ubuzima, riracyatanga riracyarema ibitariho bikabaho. Nushaka uburyumvisha inshuro 20 rigiye kukuramera igitangaza, rigiye kuguhuza n'icyo wari warabuze mu buzima bwawe. Bibiliya yavuze ngo bano barobyi abangaba ntago barabaswa mu byo kuroba. Hari igihe umuntu akora byakwanga, abo byahiriye bakagira ngo uwo byanze ni umuswa mu gukora. Hoya. Hari igihe umuntu yubaka urugo bitagenda neza, abo byagenze neza bakagira ngo ni ubuswa mu bijyanye no kubaka. Hoya. Yemwe abahiriwe, mujya mushimira Imana ko mwagize amahirwe, kuko bose bashakishije siko babonye, bose bagerageje siko byemeye, bose babyaye siko bahetse, bose batwise siko babyaye, bose bize siko bafite akazi, bose bakoze siko bahiriwe. Nubona wahiriwe ujye ushimira Imana, ariko ntukabone ko abo bitagenze neza hari uruhare runaka babigizemo. Oya, bano barobyi ntago barabaswa mu byo kuroba, barabahanga, bari bazi iby'amazi, bari babimenyereye, bari bazi ibikoresho umuntu akoresha akabona ifi, bari bazi amasaha yo kuroberwamo, amasaha bari bayazi. Bene bari bayazi, bari babizi. Ariko ngo bagera ijoro ryose bageza mu gitondo ntacyo babonye. Uzi kujya gushakisha usize abana n'umugore bategereje ko hari icyo uri buze gutahana, ugataha ntacyo utahanye, kandi wakoresheje imbaraga zose zishoboka, wakoze hirya no hino. Birababaza ngo bageza mu gitondo ntacyo bafashe, babonye byanze ngo bava mu mato bajya kumesa inshundura. Bari bameze nk'abategereje andi mahirwe y'ijoro.
bari bategereje ko haza kuzirindi joro kuko nta uroba ku manywa, ariko iyo Yesu yahageze ibyanze nijoro byemera ku manywa. Iyo Yesu reka mbabwize ukuri, ndashimira Yesu iyo yaje kuduhuza n'ibyo twahitwa abikora mu masaha atamenyerewe. Iyo yahageze abantu bazi ko amategeko yo kuroba baroba nijoro, ariko iyo Yesu ahageze no ku manywa ziraboneka. No ku manywa bidasanzwe, iyo Yesu yahageze ku manywa uraroba ukazibona, ariko iyo adahari biranga, iyo adahari urubaka bikanga, iyo adahari urashaka. Ariko Yesu ahageze ntago reba ngo amasaha, ntago yita ku masaha, niwe Imana yacu ni umugenga w'ibihe. Iyo ahageze ageze ihamagara zikaza ku manywa, kandi ubusanzwe zipfa nijoro. Ariko hari ibintu Yesu agiye gukora abikorere mu gihe abantu batamenyereyemo, abikore mu masaha abantu batamenyereye. Ndashimira iyo ahageze ngo iyo abihamagaye byose biramwitaba. Hari ibintu bigiye kumwitaba kuko agiye kuguhuza n'ibyo wari warabuze. Ngo ahageze ngo asanga barimo baramesa inshundura. Hari abantu bashaka kumva ijambo ry'Imana, ngo atira Simoni ubwato. Hari n'andi mato, ngo amutira ubwato, ngo yigira imuhengeri gatoya, ngo abwira abantu ijambo ry'Imana. Ngo amaze kubabwira ijambo ry'Imana abwira Simoni ngo igira imuhengeri, genda urohe inshundura. Simoni ngo aramubwira ati Yesu, ntabwo uzi ibyo uri kumbwira, ntabwo uzi ubuzima twarayemo. Ijambo rya mbere, amasaha uri kumbwira kurobamo ntibayarobamo. Ntabwo baroba ku manywa, baroba nijoro. Uzi kubaza umuntu ngo kudacuruza iyo yibutse inshuro yacuruje agahomba. Uzi kubaza umuntu ngo kuki udakora, yakwibuka ibyo yagerageje bikanga. Ni nk'ababati Yesu ntabwo uzi akababaro twararanye ijoro ryose, ntabwo twasinziriye, ntabwo twagoyetse. Ibyo wagerageje biranga, bene da biranga, byaranze. Ariko Yesu ubwahageze bigiye kwemera. Hari ibintu byari byaranze ko Yesu yari ataraza, ariko ubwahageze hari ibintu bigiye narabibabwiye. Uyu mwaka uzarangira hari ibintu byemeye, uyu mwaka uzarangira hari ibintu byasubiye mu buryo, uyu mwaka uzashira hari ibintu Imana yashyize ku murongo. Ubwo Yesu yari ahageze, Simoni aramubwira ngo twakesheje ijoro turoba ntacyo twabonye. Yewe twari turimo tumeze inshundura ngo tuzanike tuze gutegereza irindi joro ko ku manywa ntibaroba. Ariko Simoni yibuka ubivuze aravuga ngo ntabwo byari byemewe, ariko kuko ubivuze reka turohe inshundura. Ngo araziroha. Mwumvere igitangaje, zafi babuze nijoro zimenya ko umukiza yahageze. Hari ibintu bigiye kwitaba ijwi ry'umukiza, hari ibintu bigiye kukuyoboka. Ubibaza byagenze gutya, uzamenye ngo nuko Yesu yahageze. Agiye kuguhuza n'ibyo wari warabuze, agiye kuguhuza n'urushako wari warabuze, araguhuza n'umugisha wari warabuze, araguhuza n'akazi wari warabuze, araguhuza mbere, agiye kuguhuza ni sinzi ibyo wabuze ibyo ari byo, ariko nagutuma umubwire ngo ngiye kubwira ngo agiye kuguhuza n'ibyo wari warabuze. Ntabwo nzi ibyo wabuze ntuze, ariko warashaki imyaka ibaye imyaka, waragerageje. Yemwe bakobwa nshuti zanjye abadukurikiranye, mwarashakishije byaranze. Yemwe basore mwarashakishije abapapa byaranze. Ariko Imana yakubwira ngo aje kuguhuza n'ibyo wari warabuze. Ngo baroshe inshundura kuko Yesu abivuze, kuko Yesu abitegetse. Ngo baroshe ifi nazo ziravuga ngo no, twari twanze kubitaba, ariko kuko umuremyi aravuze ntitubibande bagusuze. Ubwo avuze ngo reka tureba, maze ngo ifi zira de la sefoladra. Hari ibintu bigiye kukwitaba kubera ijwi rya Yesu. Hari amahoro agiye kwitaba urugo rwawe, hari amahoro agiye kwitaba umutima wawe, hari ibintu bigiye kuyoboka mu bana bawe, hari amahoro agiye kutwitaba. Hari ibintu twari twarabuze kandi bihari. Zino fi ntago ziturutse ahandi. Ikiyaga bari baziburiyemo nicyo kiyaga baziboneyemo. Aho wari waraburiye umugisha niho ugiye kuwubonera. Aho byari byarangiye niho bigiye kwemerera. Aho bari baragusuzuguriye niho Imana igiye kuguhera agaciro. Aho wasebeye niho Imana igiye kuguhera icyubahiro. Aho byangiye ya nyanja bari baburiyemo ifi, hamwe byari byangiye, hamwe baraye ijoro bidakunda, niho Imana igiye kubikorera. Ya nyanja nyine, ya yindi
Lelo skota foladra, sandoladra, awifo onanj, skota ibene foladra. Dolela son. Hari abantu Imana igiye gukora ibintu mu buryo nyine babavuga ngo byari aho wacuruje ugahomba n'Imana igiye kuguhera inyungu. Ngo ifi ziritaba maze ngo bakuruye basanga inshundura zaremereye. Basanga zaremereye ngo barembuza abagenzi babo bati nimuze mudufashe ifi zabaye nyinshi, ngo buzuza amato yenda kurengerwa. Reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi, hari abantu bagiye kuza kugufasha ibisubizo, hari abantu bagiye kuza kugufasha gutegura ibyo birori. Hari ibintu Imana ikoze bigiye gutuma uhamagara abantu. Hari ibintu Imana iremye bigiye gutuma wiyambaza abantu. Ntabwo ibyo bintu Imana iremye nubwo batakubanye, nubwo batagufashije mu kibazo, nubwo batagufashije mu gahinda, ariko ugiye kubahamagara urabwiye ngo nimuze murebe ibyo Imana ikoze, nimuze murebe. Bene da, ntawe wabonye mu gihe cy'amakuba n'ibyago, ariko iby'Imana iremye igiye gutuma uhamagara abantu babwira ngo nimuze murebe uburyo Imana igira neza, nimuze murebe uburyo Imana igihoza amarira warayarira, ngo hari kurira ko hararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Bano barobye ijoro ryari ryabaye iry'amarira, ryari ryabaye iry'agahinda, ariko mu gitondo Yesu ahageze baranezerwa, bahamagara bari ngo nimuze mudufashe. Icyo Imana ikoze ntago twagiterura twenyine. Ndashimira Imana. Ntabwo nzi ijoro ryawe uko rimeze, ntabwo nzanywa amanywa yawe uko ameze. Yemwe abajya banyandikira muri komanteri bakambwira ngo natwe byashoboka, nukuri birashoboka, natwe nukuri birahinduka, Imana irabirema, Imana irabishoboye. Ndashimira Imana kubwo bamaze kugirirwa neza kubwiza message. Namwe bataratabarwa muhumure, Imana izabikora. Reka mbabwire ngo nge mba mpagaze hano mvuga iby'Imana yambwiye kuvuga, gusohoza n'ukwayo. Icyo nzi cyo ni kimwe, n'ukwayo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ngo baraza barabafasha, ngo barawa iyo ngo Simoni arebye ibibaye, arebye hari igitangaza Imana igiye gukora gitera abantu kwihana. Hari ibintu Imana, kubera iki Simoni atihanye mbere? Ntabwo yihanye mbere, yari abizi ko ari Yesu, yari amaze no kuvuga ubutumwa bwiza, ariko Simoni ntabwo yihanishijwe nuko bavuze ubutumwa bwiza, ahubwo Simoni yihanishijwe n'igitangaza Yesu akoze. Hari igitangaza Imana igiye gukora gitera abantu kwihana, bavuga ngo Imana yawe turayemeye, Imana yawe irakora. Simoni ntabwo yemejwe n'ubutumwa, Simoni yemejwe n'igitangaza Imana ikoze. Ngo abonye ibibaye ati ndi umunyabyaha. Yemejwe n'iki ko ari umunyabyaha? Abonye ibitangaza Imana ikoze kandi atabunaga inzira zabyo. Ndababwiza ukuri, hari ibintu Imana igiye kugukorera ari wowe ubwawe wihane mu mutima. Uko aravuze ngo ntibizakunda, ngo ntibizemera, ngo byanyura hehe, byaca mu zihe nzira. Ugiye kubibona, uzihana ubwira Imana ngo mbabarira Mana, mbabara kugushidikanyaho, mbabara kutizera. N'abandi babibonye bazihana bavuga ngo tubonye Imana ya runaka. Hari ibintu abantu baba barashyizeho akadomo, ntibizarenga aha, ntibizava aha ngaha. Ntago, reka mbabwize ukuri, Imana igiye gukora ibintu bidasanzwe, ari wowe wihane kubera ko wari waramaze gucogora. N'ababibonye bavuga ngo tubonye Imana runaka, bibatere kwihana. Ndashaka kubabwira ikintu Imana yambwiye ngo nze mbatangarize ngo igiye kubahuza n'ibyo mwarabuze. Muma munteze amatwi, Imana igiye kuguhuza n'ibyo wari warubuze. Mugabo unteze amatwi, Imana igiye kuguhuza n'ibyo wari warubuze. Musore nawe mukobwa, ntago nzi ibyo mwabuze ibyo ari byo, ariko iri joro bari bakesheje ijoro nta kintu babonye. Bageza mu gitondo batsika amato. Nabaye uruhande rw'ikivu, narahabaye. Tekereza, bakoresheje ibikoresho umuntu akoresha aroba, biranga. Ariko Yesu ahageze, baroba nta gikoresho na kimwe bakoresha mu byo bajya bakoresha. Hari amatara bakoresha nijoro. Kuki baroba nijoro? Ibyo ni ibigenga kuroba. Byari byanze, bari bamaze gutsika amato, ntibari bafite ngo n'icyo kurya, bari kugikurahe kandi barobye bikanga. Uzi kwirirwa ukora ugatahira aho ngaho, warya iki? Uzi kuburara wanavunitse ute? Beneda, ndabizi, nigeze nkora ahantu akazi k'ubuyede, ako nako naragakoze ahantu za Kibagabaga, nkora akazi k'ubuyede. Baduhemberaga icyumweru, wabaga bafashe amadene y'ibyo kurya.
icyumweru gishize ntibaduhemba baranatwambura. Uzi kuba waravunitse ukavunikira ubusa. Bene hari abantu bavunika birababaza. Bari baraye ijoro badasinzira ntibagira n'icyo ngo ntacyo kurya bari bafite. Ariko Yesu ahageze. Yesu ahageze arategeka, ifi zari zaranze kubitaba zirabitaba. Hari ibintu Imana igiye gutegeka bikwitabe, hari ibintu Imana igiye guhamagara bikwitaba. Yesu aravuze ngo yabihamagaye biramwitaba. Nabatumweho n'Imana ngo mbabwire ngo muri kono kwezi kwa karindwi Imana igiye kubahuza n'ibyo mwari mwarabuze. Imana igiye kuba n'ukuri kwiyampamagaye, ivuga bikaba, yategeka bigasohora. Irindi jambo itagira ikiyinanira, itagira ikiyikinga mu maso. Nta na kimwe n'amazi arayumvira, n'imisozi irayumvira, n'amashamba arayumvira. Ngo ijwi ryayo ryari kokora amashami, umwuka wayo uvuye mu mazuru. Muri yo harimo ububasha n'imbaraga byatuma nta wayitambika imbere. Iyo niyo yahanitse ikirere, niyo yadendeje inyanja, niyo yaduhaye guhumeka ntacyo, niyo iduhaye kubaho. Niyo yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kuguhuza n'ibyo wari warabuze. Yemwe abari hafi, yemwe abari kure, mwakoze bikanga, igiye kubahuza n'ibyo mwari mwikwicira ubanza ntacyo mutakoze mwagombaga kuba. Bano barobyi bari basanzwe babimenyereye, ariko biranga. Ariko Yesu ahageze ntiyakoresheje ibintu byinshi, byasabye gusa ko bemera gukora icyo Yesu avuze. Reka mbabwire ukuri, umwuka nakubwira kugira icyo ukora ujye ugikora, ubundi utegereze icyo ari buze gukora. Iyo bataza kuziroha ntago bari kubona izifi, kandi ikibazo ntago cyari kuba ari Yesu, cyari kuba aranze kumvira Yesu. Mu nyumvire, inyanja baburiyemo ifi nizo baziboneyemo, izo babuzemo Yesu ataraza. Yesu ahageze ntago ari zari zirimo, aho waburiye ni ugiye kuhabona. Yesu ngo byari byaragenze gute? Nta bundi buhanga, ntuzirata ubuhanga, ntuzirata ubwenge, uzamenye ko ari Yesu bikoze. Reka dushimire Imana. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo igiye kubahuza n'ibyo mwari mwarabuze. Akiragurana bisinzi ibyo ari byo wabuze. Waragerageza n'ukuri ntaguta, n'ubu ngubu uri muragerageza, n'ubu uri muragerageza, waradepoje, ntacyo utakoze pe, ntacyo utakoze, n'ubu uri. Ariko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo harageze, igiye kubahuza n'ibyo mwari mwarabuze. Mu nkundire dushimira Imana, igiye kubikora. Niyibikora sinjye ubikora, njye mvuga uko natumwe gukora. Nuko Imana, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Wasanze baraye ijoro ryose, si ubwa mbere bari barobye, ariko iri joro ryari ryababereye ribi. Ngo ariko mu gitondo usanga baparitse bari kumesa inshundura. Ngo urabanza uvuga ubutumwa, urabanza uvuga ijambo ry'Imana, umaze kurivuga ngo uravuga ngo batsure ubwato bigire hakurya. Ngo barabikora, ariko babikora Simona bavuga ngo twakesheje ijoro, ariko kuko bivuze reka tubikore. Ngo babikoze babona nyinshi cyane. Hari ibyo ugiye gukora, turembuza abantu baze badufashe gufatanya natwe gushima ibyo ukoze. Himbazwa n'amahanga yose, rekeza ijambo rya wambwiye ngo mbabwire ngo ugiye kubahuza, ugiye kuduhuza n'ibyo twari twarabuze. Tuzagushima tuguhimbaze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Genda uhure n'ibyo wari warabuze mu izina rya Yesu Kristo, amen.